Kuzamu TV, aba namwe ko tuba turi kumwe umunsi ku munsi. Imana ibane namwe kandi Imana ibarinde. Abantu nsanzeho tuba turi kumwe, reka tugumye tubane dukundana mu mahoro. Ngiye mugiye kubana nanjye ni Joseph Niyitanga, reka nagire mbibwira. Yego, ikintu nyamukuru kigiye kujya kitugenza, tugiye kujya tuba duhugiyeho muri iyi minsi, tugiye kujya tuba tumeze gute. Urareba uyu mwaka ni w'amasezerano, uyu mwaka ni w'amashimwe. Turacyari mu mezi mazima yo gushima, ukwezi kwa 11 k'Imana yakurinze, utangiye umwaka ugize gute, kiri muzima. Inshuti yanjye rero bakundwa, ikintu musaba gusa ihangane gusa kandi bakanga kazagera kandi subscribe kuri like, comment na share, ikintu wabivugaho, kuko Imana nihindura ibihe, Imana ihindura amateka. Ngewe rero amazina nayo ngayo. Ikindi cya kabiri, ngewe tugiye tuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kujya tuvuga ibyiza Imana yakoze, tubibwire n'abandi. Buriya Imana nigutabara, jya uhita ugira gute, ubwira na mugenzi wawe ko Imana yakugeze, nawe umenye ko hari Imana ihindura ibihe. Imana igera mu rugo rwawe ikagira ibyo ihindura, Imana ikugeraho ku giti cyawe ibintu byinshi bigahinduka. Ngewe rero ndi mu bantu bashima Imana ko yandinze muri uyu mwaka. Ndashima nuko yarinze Abanyarwanda bamwe na bamwe, bajyanye n'uko bagenda, bamwe na bamwe baragiye baratambutse, ariko twebwe mu gihe tugifite ibihe byacu, dupera Imana tubwire ngo teke Imana yarakoze. Ikindi cya kabiri, tujye dushima n'Imana ko yarinze igihugu cyacu, gakinda imivurungutano, kagihereza amahoro, kikaba kikiriho gitekanye, kikaba ari igihugu cyituze gituje, kikaba ari igihugu kimeze neza cyane rwose. Abakunda rero cyane rwose, mureke mbabwire ikintu cyari kiri kutugenza, ikintu kitubereye bugufi, duhugurane. Wabona utangiye gutegetse kuki ari kuvuga guhugurana? Duhugurane. Niba uririmbe ufiteho umuhate kandi ubikomeje. Amagambo menshi avamo ibicumuro, ko nabivuga. Ariko icyo nzi neza ni kimwe, Imana hari impamvu iba yarakuremye, Imana hari impamvu iba yaragushize ku isi ikaguhagarika, Imana hari impamvu iba ifite ikintu kinini cyane cyo kuba uri kurinda. Kuko buriya ntugire ngo uko uri useka unywa nikaba icyo baba bishaka cyangwa se babikunze, none kirazira. Iyo ni problème rwose, icyo ni ikibazo rwose uba ufite uri wowe. Ikukubwira ngo ngewe rero kukubwira amagambo Joseph Niyitanga, icyo nzi ni kimwe, cano uko wari uyizi si kuki impinduka zigenda ziza, ushobore kubakira agakiza ubu ngubu muri uyu mwaka mushya wa 2025, umwaka mubi w'ibiharwe. Buriya bajya bavuga ngo Abanyarwanda kuvuga ngo buriya umwaka si n'Abanyarwanda gusa, kuko tuba tuzi ko umwaka w'ibiharwe ni umwaka mubi, niko nabivuga. Umwaka w'uruharwe ni umwaka ugoranye, ni umwaka buriya umwaka utagabanyika na kabiri. Ubonye haje akantu ka misago, akantu kasaga semeze neza. So guys, twite kugira byinshi tuvugaho, byinshi tuganiraho, gusa nakubwiye ngo kora subscribe, tujye tubana mu ijambo kagire gucika, kuko tugiye kujya byibuze buri munsi hagiye kujya hageraho byibuze tugiye kujya tuba turi kumwe. Noneho buryo yuko byibuze hagati y'iminsi 2 tugiye kujya ngerageza hajya bariho ijambo ry'Imana rirambuye, hajya bariho isengesho, hano tugiye kujya dusengera abarwayi kandi bakire mu izina rya Yesu. Tugiye kujya tuvuga Imana ihindura ibihe, ndavuga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. We niba hari indi Mana uvuga, ndi kuvuga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana ihindura ibihe, Imana igitanga amateka, Imana igihindura amateka ku muntu wari igicibwa mu muryango agahita aza ari uw'agaciro. Umuntu bavugaga, umuntu wari uri hasi, uwo muntu ubona udafite icyo amaze, uwo muntu ushobora kubona ukabona ni umuntu uri aho mu rusaku, uwo muntu ushobora kubona ukabona ni umuntu udafite agaciro. Ariko ndabizi neza ko Imana nitanga agaciro, abandi muntu nitanga agaciro. Genda kubwira aya magambo ngo iyo wizeye urakira, kuko Yesu nigeze avura umuntu amubaza ngo ufite amafaranga angahe,
Yesu yigeze avura umuntu amubaza ngo ese ufite icyacumi? Ibibaho. Yigeze avura umuntu amubwira ngo tanga igitambo mwohereze ubukire. Yigeze abivuga. Yigeze avuga ngo gukira ni ukuzana igitambo kirazira. Ibyo simbihakanye, ibyo vuzeho nta gitambo kwa Yesu ibibaho. Usanga Yesu byose, Yesu byose, Yesu umunyembabazi, Imana yo kurema ubugingo, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana itegeka ikaba, iyo ivuze birakomera. Icyo nzi neza cyo Imana bijya bihanganye. Babyeyi, bamama, bapapa, bana, basore, bakobwa, Imana bijya bihanganye. Ariko byanga byakunda nutihanganye ugerageza. Uragana he? Uragana he? Uganye he? Uravuga iki? Nutihanganye ugerageza. Yajya bibaho n'Imana igihindura ibihe bikajya bibaho bigashoboka ko birashoboka ko ubaho wambaye nabi, ushobora kubaho ujya nabi, ukabaho urira, ukabaho uganya, ukabaho wifuza. Ariko nuko Imana igihinduranya ibihe ukabaho udakundwa ariko ejo ugakundwa. Nk'uko nanjye biriho y'ubu ngubu ni kubaho ndimo ndabaho muri videwo, yego nanjye biri kubaho kuko muri videwo yanjye nigire ikora kuri channel idafite abasubscribe benshi, ibyo bikabaho bikanemerwa nanabyemera kuko impamvu Imana iduheza kuri bike kugira turebe ko twihangana. Biraba ko nkora videwo bavuga ngo iyi video nkoze kubera ko ari Imana, shuka abantu batagira gute batari bishimira. Icyo nabyo nshaka kubiteganya, predicting umuntu aba afite icyizere cy'Imana kuko niba yabikoze. Nizeye ko umunsi umwe ndari gukora videwo ikagira aba views make, ariko mazi neza kenshi izagira itezagera aba views benshi. Ikindi cya kabiri, bibaho ko umuntu akora kuri channel afite abasubscribe benshi, ukanatangira channel ifite abasubscribe 0, ariko ukazagira ikikagera ifite abasubscribe benshi. Bivuze ngo Imana igira ibintu ihindura kuri wowe, kuri jyewe, cyane cyane ngewe bihindure bikomeye, bikomeze bidakomeye, ize bituruka, ize igihe turakubwira n'iki igihe urwaye, igihe ufite ikindi kibazo hasi muri comment yandikira ugize akantu na gake ushaka kumbaza, ndakumbaza namba ngiye gushyira muri comment, iri no kuri WhatsApp wagihanga ukanyandikiraho, iri kuri Instagram wagihanga ukanyandikiraho ukanamfuza. Aha Joseph nitanga muramubana, icyo kuyobora mubana ku ijambo ry'Imana rya buri munsi basigaye buri gihe amasangira inshuti. None rero Imana namwe kandi Imana ibarinde, Imana ibarinde. Mugiye kandi subscribe, kuri like, comment na share. Ndabakunda cyane.